aho nabonye rero byafashe navuga indi ntera bigasa naho Micombero na Manzi Wiri batabyumva kimwe, aho Micombero avuga ati nubwo abana bakiri mu myenda y'ishuri avuga ko abasirikare M23 babakubise. Ndetse hari na video nagiye mbona aba bana bashinjwa kuba baraciye imyenda y'ishuri nyuma. Sinzi ko ari nicyo banapfa, ntabwo nayimushinja, ariko niba batavuga rumwe na Manzi, batavuga rumwe n'iki dana M23 ko atari reporting nk'abandi banyamakuru ngo agumigoma, ntabwo bigize icyaha kuri Micombero. Kuri icyo Micombero azatangaza cyose uzaza umufistija umuterura ukubita hasi utabanje gucekinga gukora fact check ngo banze kureba, ufate video yitwerere Sonia Rore uriya munyamakuru wa Reuters utabanje kureba. So Micombero n'umunyamakuru kuko ari umunyamakuru w'umuprofessionnel. Micombero mu kiganiro cya press conference yabereye Kinshasa niyo abaje Tshisekedi ngo ko M23 yafasha ahantu ikarwana tukaba tubona imbaraga ifite, muvuga mute ko mutazaganira? Micombero ni igitangaza. Icyo gihe naramwandikiye gihe ubwanjye ndavuga kabisa wa professional nk'umunyamakuru utinyuka kubaza perezida uvuga ngo ntazaganira na M23 ntazagira gute, kamanze ati ntuzi mutaganira bizagenda gute. Biri on record, ntago ari ibintu bihishe, abantu bose barabizi ko Micombero yabaje icyo kibazo, nta wundi wakibajije. Uranibuka Micombero ko yarusha amakuru Micombero yabereye hariya, icyamubwira ni ukuri. Uyu ni umunyamakuru wa Kavarinzi nkuru igihe kirekire hariya, ndetse yaravuye informa ze zirava. Ikindi nubwo yakoresha foto video d'illustration ya Madame Sonia Rore, wowe checking ibyo video bivuga uva kuntuza. Hano hari ntuzi Manzi yanditse hasi bakomeza bashwana, aravuga ngo deza wazarendo, imagine gufata abasirikare banyu bafite impuzankano zanyu bakubwira ahantu bakoreye ikosa ugahita ubabyazamo abazarendo. Abazarendo nibo bacunga sake. Umuntu ubuze icyo gushinja bago dugice bikinka, babuze icyo tukinka. Yego. Bano bana abasirikare bagiye gukora biriya bashobora gutukisha mu ventro. Je naravuze ngo iyo mu ventro ijya guhana bari abana ibihagarikira abanyeshuri abarimu bakikubitira abana, nibara ari kubari isura mbi, ariko ari mwarimu murezi ufite inkona pana umusirikare ufite Kalachnikov arimo kubita abana, bifite baje mbi cyane. Abana barakosheje, ariko abana n'abana nyine. Yabaje Bertrand Bisimwa ati umubano mugirana n'u Rwanda na Uganda n'u Burundi uteye ute aho dusobanurira. Reka nkubwire, nkurikiye Bisimwa kuva cyera bugena yaranamborotse, ariko mfite izindi yamborotse muri 2012. Sizi abantu bose barakubura kwa mugana. Icyo gihe yaborotse abantu benshi hari impamvu ze, cyangwa ibyo biramureba. Urumva noneho namuhoze yaramborotse, sinzi ikintu mpfa nawe wiri ngo yaramborotse. Nawe ufite ikibazo pe, ndagifite gikomeye. Baramugani arabateze ko se benshi abantu bazakubura. Baramborotse wiri ngo baramborotse. General Muhozi yaramborotse cyaje muri za krize z'u Rwanda na Uganda na Bertrand Bisimwa barimo bakubitwa bagenda ikigongogongo za canzwa birukankana aramboroka. Urumva? Ako nawe ikosa ngo ubagira inama ariko ngutayibagi. Ntabwo ndagira inama mu ventro. Ikibazo ntabwo genda sesengura. Ikibazo ntabwo wabagira inama. Nibagira kubera iki se genda umujyanama baranyishyura. Ubabwira ariko nari mu bikari, ngiye mu bikari bya mu ventro. Ngiye kubundabunda mu bikari bya mu ventro nabuza aho ngira. Oya, ntabwo ndi umuntu wo gukora mu bikari. Mbese ubagira inama ngo ntabwo ndi umujyanama mu ventro. Genda umusesenguze. Yego. Kuko hari ibyo mvuga byanagira akamaro leta ya Kinshasa. Twebwe dushobora kubyo muri tuvuga byafasha umwe wese ubikeneye. Utabikeneye akabiroje leta ntago ari itegeko. Ariko tugarutse kuri iyo ngingo, Bertrand Bisimwa mu buhanga bukanitse yabwiye uwo munyamakuru ngo ntabwo twege turaba leta ngo tugirane relation n'ibihugu duturanye. Ikiriho nuko gusa ibihugu XY bya understanding impamvu turwana nabyo byanyuze mu ntambara nzo turimo, bakumva rwose ibyo turimo barabyumva. Alors uti si c'est vraiment la raison qu'ils les punissent davantage, cette primitivité mentale et ces comportements bidons ne sont pas les bienvenus dans les territoires libérés. Ariko byumva? Oya, barahari bavuze byinshi, hari abashyigikiye ibyo Manzi yavuze. Uyu nguyu ati ntago utu duce turi libere twagakwiye kuba tukirangwamo imyitwarire nk'iyi ngiyi. None si iyo myitwarire M23 yashimaga yuko Bintu Keita yashibiye M23 afite kijya mupfura nicyo batangiye gukubita abaturage. On dit cher journaliste, voulez-vous défendre quoi ici? Pensez-vous que déchirer l'uniforme après les examens c'est un fait normal? Ona namubonye. Ahita amuvuga ngo lutako malala sikugane. Tutakomarara sikugane. Ikaze cyane nemereye kurusha uko wenda abantu bagumye kuba batangiye kuregeza. Na abantu bahere Sandrine, abantu bahera nyine baregeza amategeko. Yego.
ku nyeshyamba rero nibyo koko umwana yakoze amakosa icyo ni kimwe ariko amakosa y'umwana yakubyarira yuko nawe baguhana ku karubanda sibyo bakaguhanira ko nawe wahomikiye umwana urusha ubwenge izi nyeshyamba rero zireka kumera nk'izagiye muri guverinoma ngo zikore amanyanga yenda kumera nka FARDC nibabanze bitonde bamenye bakeneye amaboko y'abaturage bakeneye ni bonne réputation ku baturage sibyo niba tutarabonye FARDC kubita abana ku mashuri bakaba babyadukanye ntabwo icyo ngicyo ari ikintu gituma image yabimera neza kandi image yari nziza sibyo so military police yabo nikora akazi ko guhugura abasirikare basa ku isi yose polisi igenda iriya nkoni bafite ukuntu bayiga no kwikoreshwa na buri kimwe cyose ariko buri ikintu gikozwe n'umupolisi muri purukushani n'abaturage ntabwo gisa nuko waterana hejuru y'umusirikare wambaye uniforme ya gisirikare M23 nigerageze kureba hafi y'amashuri ubundi haba les hommes en uniforme militaire na monagani yagerageze kubaka igipolisi kimaze gufata ahantu hanini bakaba rero badiringa na biriya ari abapolisi ugiye ngo byasakuza ba M23 reka burya abapolisi ngumwe mukamukubita ikofa akagusubiza indi yabisobanura nk'umupolisi bikumvikana uko bemerewe kujya gute kudiringa n'umuturage uko yabaje kose yego ariko umusirikare aratinyitse umusirikare no man uniforme ya gisirikare ntago akwiye gukora biriya rero nta byacitse niko je nava kuri ingingo mvuga nta kintu kidasanzwe cyabaye ntibinakwiye ko abana bakomeza kwigira biriya ahubwo inteko bagira zihuza abaturage inama bakorana n'ibigo by'uburezi bababwire ko biri over ko nta mwana uzongera gutotezwa kunyuzurwa cyangwa kwigira ibyo ashaka yasoje amashuri babimenyesha abarimu n'abadiregiteri bagira bana kuri rasamburoma umwana uzabirengaho ubwo nyine azabone sanctions ariko kandi yabirenzeho hari ababwiriza asanzwe ariho ngene bacyo cyaba cyiza si yasama abaturage none se mashari twabonye rero video ariko ku ruhande rwa M23 manzi akaba yabihakanye icyo nibaza aho ni haba hari abayitirira kuba bakoze ibikorwa ariko ugasanga atari bo kuko rabizi ko mu minsi yashize twavuze ko FARDC bambaye imyenda M23 nanone ibyo ntibishoboka turebe ntacyo yabajije Micombero ati ni hehe arahamubwira ubundi arasubiza ati nibazarendo nawe natubwire nabazarendo bahehe kuhe munsi ryari izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. aho nabonye rero byafashe navuga indi ntera bigasa no Micombero na manzi wiri batabyumva kimwe aho Micombero avuga ati nubwo abana bakiri mu myenda y'ishuri avuga ko abasirikare M23 babakubise ndetse hari na video nagiye mbona aba bana bashinjwa kuba baraciye imyenda y'ishuri nyuma y'ibizamini kwa kundi aba bana barangizaga bakayica ubundi bagaca amakaramu bakiyandika ku mashati ibintu nk'ibyo wabibonye nawe manzi wiri rero nawe ati vous n'avez plus de contenu où cela s'est-il produit vous aimez que Sonia Lore umunyamakuru aritaza yego des déchets sans source bishatse kuba rero avuga ati mu buri byo mushyira hanze se byabereye he bisa naho avuga uyu munyamakuru ashyira hanze imyanda idafite isoko cyangwa se bidafite igihamya cyangwa aho byaturutse byakomotse kwa yego Micombero nawe mbona agarutse yisize insenda asubiza nta nubwo ari insenda gusa hari none arisize n'amarangi Ati bonjour monsieur Willy Manzi, pour être précis, cette situation se passe à Saké, dans les environs de Lep-Bouzi, près du centre de l'Exeta Institut Mouloulou.
yego cyangwa se amubwira uti byabereye Isake hafi y'ishuri ribanza yego rya seti mururu yego hafi y'ikigo cy'amahugurwa ya leta cyangwa se exeta Kibiza. cyitwa Institut Mululu yego ati menya ko ndi mu banyamakuru bafite amakuru yizewe y'ukuri kandi afite aho ashingiye ati kandi niba aricyo cyaha wumva nshinjwa ati ibyo ndaje mbikore rwose ni iki gushyira ibintu nk'ibi ngibi hanze yego so mu magambo ahinnye ibintu tuze kubitindaho hari ikintu abantu bo muri M23 bajya bibwira yuko ari performance kandi igihe ntabwo nyuma nka performance yuko umuntu ugize ikintu ababwira abavuga usanga nyine umutero wo kumuboroka kumubwira nabi kugira gute noneho bakikora nk'itsinda uraza kubabona aho ngaho bakamera nk'abakundukiye ku muntu ibyo ngibyo ari propaganda ntabwo ari politiki niba video ije ukajya gutuka Micombero sibyo kubera umufiteho bias ku busanzwe Micombero afite ibintu atangaza yindi ushobora kubayasinga ibyo si gitangaza kuko ntabwo umuntu wese w'umukongomani supposed kujya inyuma y'M23 ntabwo wenda sinzi ko ari nicyo banapfa ntabwo nayimushinja ariko niba batavuga rumwe na Manzi batavuga rumwe n'iki yida na M23 ko atari reporting nk'abandi banyamakuru ngo aguma igoma ntabwo bigize icyaha kuri Micombero kuko icyo Micombero azatangaza cyose uzaza umufistija umuterura ukubita hasi utabanje gucekinga gukora fact check ngo banze kureba ufate video yitwerere Sonia Rore uriya munyamakuru wa Reuters utabanje kureba so Micombero n'umunyamakuru kuko ari umunyamakuru w'umuprofessionnel Micombero mu kiganiro cya press conference yabereye Kinshasa niyo abaje Tshisekedi ngo ko M23 yafasha ahantu ikarwana tukaba tubona imbaraga ifite muvuga mute ko mutazaganira Micombero ni gitangaza icyo gihe naramwandikiye igihe ubwanjye ndavuga kabisa you are professional nk'umunyamakuru utinyuka kubaza perezida uvuga ngo ntazaganira na M23 ntazagira gute ukamuza uti ntuzi mutaganira bizagenda gute biri on record ntago ari ibintu bihishe abantu bose barabizi ko Micombero yabaje icyo kibazo nta wundi wakibajije uranibuka Tshisekedi yaramucenze aravuga ngo ngo yango je tokone bien ngo ndakuzi wowe ngo niki amakuru abantu barayazi so umunyamakuru nka Micombero afite izina rikomeye n'ukuboko gukomeye na influence ikomeye nubwo buri manzi ari umutegetsi akaba umuyobozi muri M23 ntabwo buri manzi yashyira hasi Micombero ndakurahiye ntabwo bishoboka nubwo ari vice gouverneur Micombero afite izina rikomeye na manzi akagira irindi rikomeye ariko sintekereza yuko mu bijyanye n'amakuru Wilimanzi ntabwo nzi ngo yize ibiki cyangwa mushingano zo harimo ibiki bingana bite urumva ko yarusha amakuru Micombero yabereye hariya icyamubwira ni ukuri uyu n'umunyamakuru wa Kavarenzi nkuru igihe kirekire hariya ndetse yaravuye information zirava ikindi nubwo yakoresha foto video d'illustration ya Madame Sonia Rore wowe checking ibyo video bivuga bava kuntuza hano hari ntuzi Manzi yanditse hasi bakomeza bashwana aravuga ngo deza wazarendo imagine gufata abasirikare banyu bafite impuzankano zanyu bakubwira ahantu bakoreye ikosa ugahita ubabyazamo abazarendo nibo bacunga Sake mu by'ukuri ibaze gufata nka bya bindi perezida y'u Burundi yabonaga abasirikare bafashwe batsinzwe akavuga ngo nabarede tabara kandi amakuru mwambwiye nuko M23 yanamusubije kitavuze ngo basubize yose ngo mwiduhare tabara izo rede tabara politique ntago ari demagogie n'impamvu twaje gusesengura muri politique twashakaga twebwe kugira ngo abantu bumve ko politique atari amatiku ko politique ari science isobanutse iri authentique kandi ko politique atari inzira y'ubugwahabi none ndebera nawe barashinja icyama cyanyu bamwe mu basirikare maybe batanahawe ubutumwa na M23 ntabwo nikiza ko komanda ya M23 yavuze ngo mukubita abo bana ariko urugomo rw'abantu rurashoboka rwa komanda uri ku musozi runaka deregitera huruje atabana hano byakomeye mwahagera nka komanda udafite pedagogy muri we adafite psychology ihagije yo gucungera abana bakadukira abana bagakubita nta nubwo abana bababaje cyane nubwo bari bamanitse amaguru iyo urebye kuri video kereka ari bahari ndende hari ntabwo ubona ko hari ikintu kidasanzwe barasirikare bakoreye bari abana ikidasanzwe no kutamenya isi bakoreramo satellite zirabareba abarimu bafite amavideo barimo kubafotora batema venturaje guhana abana baraciye bahondaguye abana kandi report mpuzamahanga zirimo kubashije no kwica abantu muri iyi minsi bati nta muntu twica ntabwo mbigoma ibyo simbizi ndi kuri ground sinajya kuvuguruza report y'ubushakashatsi ivuguruzwa n'indi sinanavuguza icyo M23 bihakana kuko nanjye ntabwo ndi investigator muri M23 ariko biraho ngaho biravugwa so umuntu ubelivinga ko mwica abantu mwege mukavuga ati barabeshya ntabwo twica abantu ejo akabona mukubita abantu aravuga ati bana mukubita abantu no kubica babica aho gukubita no kwica biratandukanye simbona iso icyo biko biri kose ndavuga uwakwishyizemo sibyo erega buriya umuntu ubuze icyo gushinja bago dugice bikinka babuze icyo tukinka yego bano bana b'abasirikare bagiye gukora biriya bashobora gutukisha M23
njye naravuze ngo iyo M23 ijya guhana bari abana bihagarikira abanyeshuri abarimu bakikubitira abana nibura ariko bari isura mbi ariko ari mwarimu murezi ufite inkona pana umusirikare ufite Kalachnikov arimo akubita abana bifite baje mbi cyane abana barakosheje ariko abana n'abana nyine bari abakubita basanga baraziciye niba barashoboye kujya mu ishuri nta muntu wagiye mu ishuri wahana buri kare kageni bari abana gende bukaniga mu Saint Andre dusoza ibintu twakoze n'amahano icyo gihe abantu bize muri college Saint Andre barabyibuka abana barifashe bo muri sciences humaines ndababona rwose bigagamo ntabwo nabavuga amazina bamwe babaye abasitari n'abantu bakomeye cyane urumva bacana amabuji twe nasinga niko twebwe batwitaga ngo turi abantu nyine ngo tudashobotse urumva bacanye buji kuri terrain ya basket bakuri ku ishuri Sandri bidemamo couple bakora uko barasezeranya padiri arabire barumirwa urumva yego batanga amasakaramentu bana amavara bayafite mwe ngo yarongoye kanaka undi yarongoye kanaka nuko baricara imisango sinakubwira kubera ko barangije segonderi urabagira gute ninde muntu wize n'umwe ahangaha akigariza secondary at least cyangwa ikindi cyiciro cy'amashuri akavuga ko nawe obsessions nk'izo zitamuteye wenda si bose no mu Rwanda kugira ngo bicike habaye imbaraga kunyuzura kugira ngo turabizi no muri za kaminuza nuko nyine leta bifatiye ingamba ariko ni ingamba zafashwe na leta ntago ingamba zafashwe na komandoma iri isake kereka ari overall komando bafashe ingamba kandi nabwo bigize bisata cy'uburezi so ntabwo mbizi rero kujya guhondagura abantu icyo bisobanuye nawe ndebe ukuntu ari paradox Wiringoma ari mu birere arimo kubwira abaturage ibyiza bya M23 niba bitanabereye umunsi umwe bihereranye abantu sake barimo kubakubita ibyo bintu ni contradiction niba mwigisha abantu ko mutameze nka Katanyama nimureke kumera nka Katanyama nyine kandi bikorwe kuri etandi yose mutegeka Kiwanja Kicanga Nyakabanya Bayonga Kirumba Ruvungi wherever you are ntabwo kandi ntekereza ko M23 hari amahano nanone yakoze muri biriya ariko ikibazo bakwiye kunyara sigeze uyu munsi kamera zose zirakureba sibyo yego noneho hari ikiganiro Bertrand Bisimwa yahaye umunyamakuru Austin Mahivika wa Sauti America nuko itagikora afite na channel akoresha baramuza abantu cyane umunyamakuru muri zinambara za Kongo ndanamuze 2012 2009 n'umunyamakuru ufite seniority ku rwego rwo hejuru kandi Mahivika rwose ndamubona gutya yabaje Bertrand Bisimwa ati umubano mugirana n'u Rwanda na Uganda n'u Burundi uteye ute wa aho dusobanurira reka nkubwire nkurikiye Bisimwa kuva cyera burya nawe yaranamborotse ariko ufite izindi yamborotse muri 2012 icyo gihe yaborotse abantu benshi hari impamvu ze cyangwa ibyo biramureba urumva noneho namuhozi yaramborotse sinzi ikintu mpfa nawe Wiringoma yaramborotse nawe ufite ikibazo pe ndagifite gikomeye baramborotse Wiringoma yaramborotse General Muhozi yaramborotse cyagiye muri za krize z'u Rwanda na Uganda na Bertrand Bisimwa barimo bakubitwa bagenda ikigongogongo zacanzwa birukankana aramboroka urumva ariko nawe ikosa ngo ubagira inama ariko ngo utayibagira ntabwo ndagira inama M23 ikibazo ntabwo genda sesengura ikibazo ntabwo wabagira inama nibagira kubera iki se genda umujyanama baranyishyura ubabwira ariko rero mu bikari mu bikari bya M23 njye kubundabunda mu bikari bya M23 nabuza aho ngira oya ntabwo ndi umuntu wo gukora mu bikari mbese ubagira inama ngo ntabwo ndi umujyanama M23 genda umusesenguzi yego kuko hari ibyo mvuga byanagira akamaro leta yakishasa twebwe dushobora kubyo muri tuvuga byafasha umwe wese ubikeneye utabikeneye akabiroje leta ntago ari itegeko ariko tugarutse kuri iyo ngingo Bertrand Bisimwa mu buhanga bukanitse yabwiye uwo munyamakuru ngo ntabwo twebwe turaba leta ngo tugirane relation n'ibihugu duturanye ikiriho nuko gusa ibihugu XY bya understanding impamvu turwana nabyo byanyuze mu ntambara ngizo turimo bakumva rwose ibyo turimo barabyumva ari nayo mpamvu natwe twatoye intwaro kandi umunyamakuru yaramuteza umutego karundura wo kwemera ko bafite relationship n'ibindi bihugu kandi ibyo byamara ibyo bihugu bifite za ambassade n'uburyo bihuramo nabyo bataraba leta bataraba state federal cyangwa state independent so ako nakakara gaciyemo rero icyo nashaka kuvuga na Wilimanzi muri maturite nk'iyo ya Wilimanzi nta nubwo ndimo kumwigisha nawe nta ndimo kumugira atazanzamukana urumva kandi ari mucuti wanjye ni ukuvuga ngo na Wilimanzi
yagombye kumenya iriya tweet sibyo akitonda kugira ngo ataza gusembura Micombero urumva Yego. agahita amuzanira proof yifuza ko amenya kandi yazimuhaye icyo gihe se ntiziba zikwambitse ubusa washatse kufistija guterwa kubita hasi Micombero aragutera kubita hasi agafata no kugakano aguha proof nk'umunyamakuru anakubwira ngo sibyo akusha uburyo bwo kugera ku makuru kandi koko yabikweretse ko ari abandi urumva arabavuze uti si c'est vraiment la raison qu'ils les punissent davantage cette primitivité mentale et ces comportements bidons ne sont pas les bienvenus dans les territoires libérés uri kubyumva oya barahari bavuze byinshi hari abashyigikiye ibyo Manzi yavuze uyu nguyu ati ntago utu duce turi libere twagakwiye kuba tukirangwamo imyitwarire nk'iyi ngiyi none si iyo myitwarire M23 yashimaga yuko Bintu Keita yashimye M23 afite ikinyabupfura nicyo batangiye gukubita abaturage undi ati cher journaliste voulez-vous défendre quoi ici pensez-vous que déchirer l'uniforme après les examens c'est un fait ubu nawe normal ahita amubwira ngo lutakomalala sikugane tutakomalala sikugane ndabona ari oya ngo lutakomolala sikugane no lutakomolala ngo ni igitutsi cyangwa ngo ijambo nyine ry'umujinya ntabwo ari umujinya yani ku bantu batazi igiswahili kukoma no kugwiza imbaraga yego no gukomera kurusha uko warumeze ariko abaswahili mu giswahili cya Kongo bavuga kukomalala ibyo birashoboka urumva yego ni nko kuvuga ngo tuzabana ryari ibi bidakozwe twazakomera ryari tukaba serious ryari okay ntaga gitutse abatutsi urumva so M23 ni abantu abo bayobora ni abantu sibyo ibibazo nk'ibi ngibi nibabishyiramo imbaraga uyu uri Manzi kandi uvuga ibyo ni ujya kuganiriza abanyeshuri nyamara aganiriza abanyeshuri abwira na heza habo hari imbere urumva nareka kudefend ibyo ngibyo hano mu Rwanda tuvuye muri liberation tunakiri muri liberation waviyaraga umukobwa akakurasira ku gasozi firing squad urumva yego ndetse kugeza ubwo bamwe mu banyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda na liberation y'u Rwanda ndabyibuka nk'ibyabaye ejo batangiye gutakamba urumva ko justice yari ikaze cyane inemereye kurusha uko wenda abantu bagombye kuba batangiye kuregeza ni abantu bahereye Sandrine abantu bahera nyine baregeza amategeko yego kunyeshyamba rero nibyo koko umwana yakoze amakosa icyo ni kimwe ariko amakosa y'umwana yakubyarira yuko nawe baguhana ku karubanda sibyo bakaguhanira ko nawe wahomukiye umwana urusha ubwenge izi nyeshyamba rero zireka kumera nk'izagiye muri guverinoma ngo zikore amanyanga yenda kumera nka FARDC nibabanze bitonde bamenye bakeneye amaboko y'abaturage bakeneye ni bonne réputation ku baturage sibyo niba tutarabonye FARDC kubita abana ku mashuri bakaba babyadukanye ntabwo icyo ngicyo ari ikintu gituma image yemera neza kandi image yari nziza sibyo so military police yabo nikora akazi ko guhugura abasirikare basanzwe babwira ibyo batemerewe gukora ikindi rero Sandrine bazanagwiza bazaguze police buriya ibiganza bifite police yemereye kugendana ziriya nkoni bagendana ujye uzibona za mukongote ku isi yose police igendana iriya nkoni bafite ukuntu bayiga no kwikoreshwa na buri kimwe cyose ariko buri ikintu gikozwe n'umupolisi muri prokushani n'abaturage ntabwo gisa nuko waterana hejuru umusirikare wambaye uniforme ya gisirikare M23 nigerageze kureba hafi y'amashuri ubundi haba les hommes en uniforme militaire na Monagani yagerageze kubaka igipolisi kimaze gufata ahantu hanini bakaba rero badiringa na biriya ari abapolisi ugiye ngo byasakuza ba M23 reka burya abapolisi ngumwa mukamukubita ikofa akagusubiza indi yabisobanura nk'umupolisi bikumvikana uko bemerewe kujya gute kudiringa n'umuturage uko yabaje kose yego ariko umusirikare aratinyitse umusirikare no uniforme ya gisirikare ntago akwiye gukora biriya rero nta byacitse niko jye nava kuri ingingo mvuga nta kintu kidasanzwe cyabaye ntibinakwiye ko abana bakomeza kwigira biriya ahubwo inteko bagira zihuza abaturage inama bakorana n'ibigo by'uburezi bababwire ko biri over ko nta mwana uzongera gutotezwa kunyuzurwa cyangwa kwigira ibyo ashaka yasoje amashuri babimenyesha abarimu n'abadiregiteri bagira abana kuri rasamburoma umwana uzabirengaho ubwo nyine azabone sanctions
ariko kandi yabirenzeho hari amabwiriza asanzwe ariho ngende cyo cyaba cyiza Yego. siyasa mu baturage. none se mashari twabonye rero video ariko ku ruhande rwa M23 Manzi akaba yabihakanye. Icyo nibaza aho ntihaba hari abayitirira kuba bakoze ibikorwa ariko ugasanga atari bo, kuko urabizi ko mu minsi yashize twavuze ko FARDC bambaye imyenda M23 nanone ibyo ntibishoboka. Turebe ntacyo yabajije Micombero ati ni hehe, arahamubwira ubundi arasubiza ati ni Bazarendo, nawe natubwire Bazarendo bahehe kuhe munsi ryari, hari ikibazo se? Fagita ashaka nawe nazitanga mu bandi. Yabajije umuntu ngo nabahehe, barahamubwira ko ari Sake, urumva nawe navuga ati ni Bazarendo bakananga ku ishuri rinini byabaye igihe kiniki. So kuvuga ngo Sonia Rore ngo yagize gutya, Sonia Rore namwe ni mukuru ubushakashatsi, urumva munyomoze nyine Sonia Rore bigaragare. Ariko guhangana n'itangazamakuru kubwira ngo wirebe mu ndorerwamo wikosore, neva ntabwo ari byo. Ntago bazubaka ubutegetsi bateye kuriya bakomeje kuriya kuntu kumeze kuriya. Atirisi uraceceka, uraceceka n'ibyaye by'umwana bigafurirwa mu gikari, mukavuguta ahubwo mukanyaruka mukajya kuri iryo shuri mukaremesha abo bana. Erega urabona uriya mugore uhetse abana urimo kubareba, arafata izinyeshya maniza kutumara. Hariya Colonel Pascal Colonel Samuel Nsabimana niho yakwiye guteyirukankira na G5 yiwe, none ngoma yagombye guhitajya bakajya gukosora icyo kintu kugira ngo bagarure tuze mu bantu, urumva sire de communication yabo ifite akazi kenshi. Yego. Bareke guhangana M23, mureke guhangana n'itangazamakuru. Niba umuntu abahaye fagite muryumeho muvuge muti bana mubikosore bari basikare mu bahane, muvuge muti twarana abandi bari mabuso mwaba bitwaye iki? Nabahana rwose, guhana umusirikare se bitwaye iki? Nabahana nkabwira na iryo shuri ni rwose mwashaka gukemura ikibazo, ariko barezi beza abana kiniki abakoze bitwara bahanye, kuko ntago M23 iteze kuza nkiri muri paradizo. Yego. Umusirikare azahutaza umuntu, umupolisi amuhutaza, umukozi arye ruswa, urumva umukozi wa M23 nkuri yo ku rwego rwa guverinora ajye kumwamwanya ibintu kandi ibintu byamaze kujya kumugaragaro. Bose nabahana nawe n'ingoma nawe Manzi nkamugira inama zo kutajya yihuta kuvuga ku mbuga nkoranyambaga burana. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars.